kandi ngo ni inshuti ni inshuti cyane kandi buriya ngo nuko azabuta profete wowe ugerageje nk'amafaranga azaba ntabwo wabonye akavideo profete ari kumwe ibaze umuprofete usinda ndagabo uzi ko yasinda na nguvu nukuri nyamaze akitwara umuntu nk'inzoga nta nzoga atanga njye batera batontere story njyewe nakundanaga n'umukobwa urumva akambwira ngo njyewe ngo sinanga ngo nguvu mureke mbivuge ntabwo ndi kwamamaza ngo njyewe ngo sinanga nguvu okay so nditahira nakoraga muri hoteli nta igicupa cya tekira abazi tekira barabizi ko tekira n'undi nk'amazi isa nk'amazi nta igicupa cya tekira ngo nguvu 3 nsukamo ngira mu rugo nabwo nishe naguguze tekira ndapfundura nta unubwa mbere ayinyweye kandi nashyizemo nguvu ndapfundura ndasuka ndamusokera ngo ngo ko tekira iryoha kandi nguvu amaze kuyisinda yabwo uzi inzoga unyweye nguvu hari abakobwa bigira aba VIP kandi ari utuntu turi aho ngaho twigize utuntu tu VIP nibura n'ujya uvuga uti ngiye iki kintu sinakinywa niba uzabanza uragisogongere Brabas yiki ngiye mbago ya Brabas n'imodoka babaze bro ntabwo ari Brabas yanywa memuretse no mwumva murekore ibintu byose amakuru muyumve neza no ya Brabas bayikoresheje mu buryo bwo kujya gute bwo gutwika ni yandese ira Brabas ni yakocagayire kandi afite inzira na Brabas ni benzi babazi iriya ntabwo ya Brabas ntabwo ari Bruce Melody ni benzi babaze bandikaho Brabas bashyira iriya beat ako Bruce Melody rero turamugarukaho uburyo yaje buturi abanyamakuru bakaza kabaca amazi baraye ijoro shaba mutegereje ariko memuretse ni abanyamakuru igeze ahamagara reka tubisubireho iyo umuhanzi agiye kuza abanza guhamagara itangazamakuru mu Rwanda niko bimeze ashaka bakeneye gutwika none se bwa agenda niyo yahamagara itangazamakuru kajyayo yes yeah this is Ila TV Rwanda ukomeje gukurikira gatanu kuri gatanu kambaze gushimira cyane wakoze subscribe nawe rero utarakora subscribe kandi subscribe hanyuma kandi nakazogera ujye ubasha kubana natwe gatanu kuri gatanu nkuko bibona rero tukaba turi kumwe ewana n'ibyamamare Mupa we muramumenyereye kabisa kubigara I need the girl to dance to sing to drinking beer Sherry I love you I love swingy kite swingy nagize ngo nicanye na Dusayimane Emmanuel ntabwo he mikoro neza rabrega nagize ngo niyo introduction wikoreye niko nagize ngo ndikumwe na Dusayimane Emmanuel Mupa uyu munsi tukumenyereye mu musesenguzi uyu munsi noneho umugabo muri kumwe no mudusobanurira gute none uyu munsi tumuze mu kagoroba uyu munsi noneho ari mwebwe sakagoroba se kaba uyu bamwita Kanyarwanda reka da sakagoroba kaba papa nubundi uyu munsi rero tuje kuganira ku makuru ari kugenda vugwa byamamare bigiye bitandukanye ubukwe buri kuvuza ubuhuha harya Mupa wowe ubukwe bwawe ni ryari bwanjye buri nko muri 2080 diaspora se wapi Ripo wowe ni ryari ubukwe bwawe ngiye nejo narongora ngaho da ngiye mbonye umuntu ushyushye nanjye bigize ko ngiye muranshyushye hanyuma reka mbanze mbabaze Kenisoro kuba yarongoye mwayibonye gute ewana ni ibintu byiza yafashe umwanzuro mwiza cyane ko yafashe umwanzuro abandi bahanzi bananiwe gufata ariko ntabwo ngiye uriya mwanzuro afashe wari sawa yihuse se arihuse cyane Kenisoro nuvuga ngo hari ikintu amaze kubona hano mu Rwanda iyo umaze gukora ubukwe uri umuhanzi ugakora ubukwe hari ikintu kigabanukaho kuri fame wari ufite kuri kariyeri yawe ndavuga nk'urugero ivu ko mbere yashaningaga ntabwo ariko ubu ngo bagikora ariko yaragarutse yakoze planka akora ibintu byinshi planka twarazibonye usibye ko Bruce Melody we n'ubundi ntabwo tuzijya abana n'umugore we nta muntu bizi twagiye kubona tubona bari ushatse kuvuga ko Bruce Melody yashatse buturi se ari inzoga twigeze tunywa hari umurenge twigeze tubona yagiyemo gusa isezerano rya mbere ni iry'umugore n'umugabo n'iryo isezerano rya mbere ubundi ry'agaciro ni rwo rwabwa agaciro ariko Kenisoro kuba yarongoye yihuse cyane aracyari muto beda bakusinze imyaka ye hari abantu bakorera mu ntuza none se Ripo ubona ni ihe myaka ni kihe kigero ubona nyine umuntu yagakwiye kurongora umustar base Kenisoro afite 35 imyaka yose ra ubwo se waba utegereje iki komera amahembe ariko Kenisoro abonye fame vuba reka mubwire Kenisoro ni wakera ntabwo ni wakera ariko tumuze Member Voice ariko nyine
nta bintu yari yakora bifatika. Okay, abantu batanyumva nabi gushaka umugore si ikibazo, ariko yaragikeneye gukora kuryoshya gukora akiri single. Ariko amakuru mfite mba nakuye mu gatebo k'indagara nuko ngo umukobwa arambaza ikiro yashaka umukobwa nuko ngo wamwitabye live se tukumva shyiraho parere twumva isibye no message nabatubuza nukuvuga ngo ikintu rero ikintu mbona cyatunguranye muri rwa bukwe bwa reka nsoze Kenisoro biri kuvuga ko naharerega bari Kenisoro hari bari kuntu uzara ku murenge wa Nyamirambo ku murenge aho bari Gatenga oya wa Gitega oya ariko ni hafi Nyakabanda ku murenge wa Nyakabanda aho bari umukobwa wabyaye na Kenisoro yari nabonye ngo hari umugore waraje kwica yari yaje kwica uko umukobwa nyine gitifu arabimenya barabihosha ubundi niyo mpamvu yitwaje bodyguard none tubwire nyine ayo makuru si bodyguard ko nta muntu uzazemeye gukubita nizo ucunga umutekano ariko ntabwo uzaza ariko umugore yaje zahita zimushyira ntabwo byakunda ese n'abantu zibibwa bari kumwe na bodyguard ubutse bodyguard Burundi ngo hari abo biba. Ariko rero ikindi kintu Kenisoro abantu benshi bari biteze ko azashakana n'umudiaspora ku bintu tumenyereye ku bahanzi cyangwa se mu byamamare byo mu Rwanda ko akenshi bashakana n'abadiaspora. Gusa Kenisoro we yishakiye umwana utari unazwi kuri social media, nta muntu muzi, ako biravugwa kuri ya mwana gafite amafaranga ko nufushango ngamena banke akiyongeza indi reka ngakora ibijyanye n'iki se mudaho makuru twumva amakuru y'ibyo ashobora kuba acuruza zahabu se mu Bushinwa barahita mu Rwanda ko batayidandaza mu Rwanda ziri mu masaha. Ariko hari abantu nabonye batangiye guhwihwisa uriya mukobwa ngo barebye kuna ngo babona harimo akantu kameze nk'akabebe n'undi aratwite. Amakuru uvuze wayahagararaho? Ntabwo nayahagararaho ariko biragaragara. Buriya se niyo mpamvu Kenisoro yihutishije ubukwe nuko yari yaramuteye inda. Ase niyo mpamvu yatuma Kenisoro yihutisha ubukwe. Ntabwo ariyo mpamvu gusa biratunguranye. Babigize ibanga kuko ngira ngo umukunzi wundi yamenyekanye ko Kenisoro avaga muri Amerika ajya ku kibuga cy'indege niyo yamuhaye ururabo. Aramubaza ati uriya ninde? Ati ni shushu be wanjye. Biramenyekana nk'uko twamenye Waroskana baracyari abana Waroskana baracyabyiga. Hanyuma reka mbaze ku bwa Kimenyi na Muyango ntabwo byatunguranye. N'ubundi kuko bari basanzwe babana ariko disi nabonye nuza Kimenyi acumbagira. Kimenyi yagize imvune muri match ya hari match Ice Kigali yakinye ahura n'imvune bamwe akazamara hafi amezi 8 ari mu mvune. Ubu ntabwo azasubira mu kibuga. Azasoma mu kibuga ariko ntabwo ari gukina kuko yaravunitse amaze igihe kinini ari mu bitaro avayo Muyanga ari umurwaje. Ubu ngubu rero niyo mpamvu babonye yagiye mu rukiko yambaye inkweto zifunguye imbere kandi no gusezerana se ubwo ntiyagenda yambaye zifunguye. Wenda tugarutse kuri uriya murenge wa Kenisoro abonye ukuntu fata ku mavuta yaje yitsimbatsimba. Bwa bugambo bwe yavugaga ari umukozi. None fata ku mavuta afite imodoka ireshya nk'iyi telefone. Iyo agiye guhurira n'ahantu azi ko ari buzi ibyamamare agasiga hanze agasiga kure ashobora no kwiparika ari agafata akamoto ka turuwasi akamugezaho hafi. Ko numva ko ibyamamare atari ikintu. Ibyo bavuze kwifata ku mavuta nabyumva ari yaho. Oya nibyo nese imodoka yafata ku mavuta ntuyize ireshya nk'ino telefone. Ni nuza ni agakarina k'umukara gatafite kadafite ikizuba. Ubundi kariya niko kagakwiye kuba ka Kenisoro. Kabamo umuziki. Ahubwo se uriya muziki ntuzakagwisha. Uwitwa Pazo yari yipambye ubundi Pazo ariko nawe yaragize ngo niwe nyir'ubukwe. Yambaye umweru. Ubundi Pazo yabaga mu gikundi cya The Men nasa yari ganga Safi Madiba. Agiye rero agenda yinjirira ahita ajya kwa Coach Gael. Waruzi impamvu se atakigendana na Coach Gael? Byagenze bite? Amakuru nyashyira hanze se none Pazo arangica. Nuvuga ngo Pazo ntabwo yabaga muri team management yari gengo yabo na ba DJ Brian Nyangura urabizi ko amujyana i Burundi. Noneho Coach Gael urabizi ko
uriya uyu nguyu Kenny Soul akiba muri management ya Bruce Melody na ba Juno ni byahise bihinduka noneho agumana na noza na n'uwitwa Kapobiri Kapobiri yagumanye na Kenny Soul uwitwa Nando agumana na Juno abo bose abo bajama bari gengo ya Bruce Melody noneho Bruce Melody avuga ati mwabana mwakoze rero mugumane n'aba bantu babafasha Kapobiri agumana na Kenny Soul noneho nuza nawe aguma hari ahubwo kuko Pazo yagendaga muri icyo gikundi nuvuga ngo Kenny Soul yabuze ahagarara ariko kujya kwa ba Juno akabona ntabwo yisangaho cyane aguma kwa Kenny Soul no kwa Bruce Melody noneho nuza witwa uyu manager wa Bruce Melody Coach Gaere yabaje Pazo ubundi ukora iki turagendana ariko muri team ukora iki where is your future mbwira future ni iyi nuko rwikanga inyuma ba Kenny Soul aba Bruce Melody no urumva ngo yafashe aya ni amakuru yanjye ikuti cyanjye uwitwa Coach Gaere yafashe amafaranga umufungo awukubita Pazo bamwita King Pazo amaze kubikuta King Pazo ahita akora ngo King Store King Store noneho amaze kwa King Store avuga ati ahubwo wowe kora King Store Kenny Soul na kwa kodesha imyenda bakenera ibyangwe ahubwo muri team ujye ubambika aho kugira ngo bagenda bajye kwa Yanks gufata ibyangwe ahubwo wowe waragiye kubanga ibyenda amabara waragiye gukora ibyangwe wowe ujye ubambika urumva bigenda gutyo Pazo ntaririmba Pazo sumu DJ ubusasigaye Pazo sumu director Pazo set manager Pazo ni nk'indorerezi nyine tu wasanga bari agira story nyinshi kwa kundi bavuga ngo ahubwo yakwinjiriye yakubata avuga umufungo reka nuko rero byagenze Pazo kwabura kwa Bruce Melody zayo naka kigiyeho cyane ari ugeze ora ninjye afata Bruce Melody kujya ako Bruce Melody rero turamugarukaho uburyo yaje buturi abanyamakuru bakaza kabaca amazi baraye ijoro sha bamutegereje ariko memeretse na abanyamakuru igeze ahamagara reka tubisubireho iyo umuhanzi agiye kuza abanza guhamagara itangazamakuru mu Rwanda niko bimeze sha bakeneye gutwika nese bwa agenda yahamagaye itangazamakuru kajyayo yageze Kanombe ariko rero bitangaje kuri Instagram ye bashyira aka video ari kumwe na Coach Gael ku kibuga cy'indege nyine bagiye kuza yageze Kanombe saa 8 z'ijoro maze kugera saa 8 z'ijoro bajya kumufata kumwakira Bruce Melody n'umugore n'abana samenya ko Bruce Melody yaguze imodoka nshyashya itari ya Barabas ntagira Bruce Melody ako kimvuga ko Barabas na Bruce Melody aya makuru ko tutari tuyafitera iriya Barabas ntabwo ari ya Bruce Melody ni yandese iriya Barabas ni ya Coach Gael kandi afite indi nawe Barabas ni Benz babazi iriya ntabwo iriya Barabas ntabwo ari Bruce Melody ni Benz babaze bandikaho Barabas bashyira iriya B ubwo ni cross country babazi none se kumbe biseka nose arikambabaze none kambabaze mu Rwanda igihugu cyacu murakizi ari Bruce Melody na Coach Gael ndifite amafaranga menshi none se Bruce Melody yagenda mu modoka ya Coach Gael ariko nawe afite Barabas ko bigiye kuba gaterera nzamba se nkakamwije umupaya yatubwiye agenda muri vewe niko umva ripo bigiye kuba akasa umutwe nkakamwe umupaya yatubwiye ngo umva ripo umupaya yaje yatubwiye ku bintu turi kuba ku bintu by'imodoka yavuze ikintu turumirwa avuga ati Jihad iriya modoka siye Jihad nawe urabyemera iriya modoka ngo Jihad barayimuhayira njye sindanayibona dasa amafoto ntunayibona basi imodoka Jihad sindayibona cyangwa wenda nuko atarabona pe mu mafoto nanjye nweka amafoto y'imodoka yanjye se okay ntacyo katwivugire ku ya Melody imodoka mu bitekerezo hanyuma ripo Melody ugereranyije imodoka yayo umugore we niyo ye inziza reka babwire Bruce Melody muryango afite imodoka y'imbagwa Bruce Melody atangira gutunga imodoka afite Benz Benz ngo yahawe na Badram y'umweru ayo makuru nayikuriye ahantu yahereye ku kabenzi k'umweru akavajya kuri zino Benz za Nova model zino zimeze nk'izindamo abambasaderi ayivaho nibwo yasajya kuri Barabas
Brabus y'iki y'imbago ya Brabus n'imodoka babaze bro ntabwo ari Brabus yanyoye memuretse no mwumva murekore ibintu byose amakuru muyumve neza noneho ya Brabus bayikoresheje mu buryo bwo kujya gute bwo gutwika sibyo ira Brabus ikoca Gaël yahe Bruce Melody nk'umuhanzi nyine kugira ngo atwike urumva nkuko bamuhaye televiziyo y'igihugu kanye babwire amaze kugusha Benz Bruce Melody yaguze imodoka ya V8 zino V8 za Nova model y'umutuku n'ikimenyemenya ya modoka Bruce Melody ya V8 yaguze yero kaziyo ira modoka Bruce Melody inyuma ku muryango w'ibumoso ira Brabus ku muryango w'iburyo yego umagaze gutya nkajya gufungura gutya manye gufungura ibumoso nta agakonda bakura mu bucya ufungura ukurura ira Brabus ira V8 ya Bruce Melody akukana nta karoga ifungura ntako yaguze inyuma yaguze mu nyuma nta karimo nese wabonye imbago iburi bikomere nagari Brabus ni V8 niyo modoka ira njyango mwenye mana amashusho y'umugore wa Bruce Melody atwaye V8 yaba ari umutuku bakavuga ngo niyo yamuhayemo gift ira modoka bayiza rokaziyo bahindura none bakora mutation bamuha plaque cyashya ira none se imodoka nshyashya wagura imodoka nshyashya idafite agakondo bafunguriramo ako nawe uramusebye uko ya nibyo ira modoka ifungurirwa imbere gusa cyangwa se ugaca mu muryango hirya ukajyamo ugafungura Imana ntabwo ndi gusebanya ndetse mu kibuga cy'indege sinabyiboneye bari injamani aka ni akagoroba tuye tuvugisha ukuri ariko no muri video yagaragaye bagaragaje iburyo bafotoye iburyo ariko njye rwose amaso yanjye ko ntabwo yahumye nabibonye urumva ikindi Melody nabyumva rero noneho bakoze uburyo bwo gutwika bagiye gusohora indirimbo bavuga ko Bruce Melody yahaye umugore we iki imodoka Bruce Melody niyo mwabanye nimugoroba yaguriye umugore we irayundaye urumva niba abantu bazi imodoka zitwa ngo Toyota Gazoo ukuntu zimeze nayo nikiteze azamunda ya Nova model nagari Santa Fe nabwo ari Tucson nano ndayi mashyashya ari kuza nigashyashya mu pyoto niko yaguriye umugore we asepore kamubaza kabazo kamwe ari Bruce Melody na The Ben ubona ari ndufite amafaranga menshi kurusha undi ari dufite amafaranga menshi kurusha muri make aya Bruce Melody aragaragara akusunda agaragarira Bruce Melody arakora abona bakora amafaranga ariko hanyuma Ripo wowe uri muri timu mvuze ngo B wamenya mvuze iyi urabisobanura ariko kuko bizi bisobanura timu mbamo kuko nta nimwe menye uko nari nuko naraye bari mu matimu muyagume mu mufite icyo muhabwa n'icyo murya barabona nibwo basakuza ngo ba muri timu B ngo timu B bafite icyo bahabwa kugira ngo bavuge neza arakantu nabonye kantuza arakavideo kanteye agahinda mwa arakavideo karakinze Imana wo kuri RBA The Ben bari muri Kigali Arena The Ben amubona kaza kahita mupfukamira akama respect buri bari bafitanye umubano no barufitanye reka arakavideo turaza gukina hano barabaza ariko rakinze Imana we yahise yishwitura he yaraje arapfukama ati oya ahubwo The Ben apfukamiye Lucky nyine The Ben yapfukamiye Lucky ati Imana irabikoze none Lucky yigiriye muri team B yindi yigiriye mu mafaranga reka ngubwire ikintu gishobora kuba ararekura je Bruce Melody twahuriye hano ukabugwa batsinda ngo bitagacumi nabwo yo Kinyusi nase wandemeye atambwira ngo mbwira mobile money yawe ndamubwira atanyeze amafaranga 10 Melody ariko cyajya ariko Harmonize yikoreye ibigori arahagarika aravuga ati wandemeye atamuga ati mfite ntabwo mfite cash atavuga ati mbwira nimero ya mobile money yawe ngo reka mbwiye umwana wanjye Bruce Melody ndanza mama gati ngiye gushyira amafaranga uyayimukecuri Bruce Melody tamushyiraho senkani weke wenda na The Ben arabikora ndamubwire Lucky yabonye nta kintu azongera azajya kuri The Ben bitewe n'abantu basigaye begereye The Ben umenya reka mubaze ahubwo nta musiga ahubwo ikibazo gihari kuri The Ben arimo dahari David Bayingana muyoboke eminyawe kinege urumva eminyawe emikinege urumva no puja ona no puja katumureke abantu wabarya mute ndetse bona ndetse bo The Ben nagabahemba The Ben nagabahemba ndetse nikagenda nakoca Gaël The Ben se nagabahemba bahemba ariko se niba bahemba Lucky hakora ko yari yivuganaga nawe
ari muri Amerika avuga ati bro kacuranga ariko ngubu rakiyo noza Bruce Melody nako The Ben yohereza indirimbo agaha David Bayingana na manager reka nkubaza gato niyo mpamvu rakiyo ataratumira The Ben muri Versus nagara ndetse ko The Ben asohoye indirimbo yizona amutumira ngo aze acunga ntago ashobora kumutumira kunumva bya bintu byarafashe indi ntera uruma uyu muziki se agaterera nzamba kanyina wa nzamba bro ibintu byarase yes wenda tugana ku musozo po niye nkuru ziri gutrendinga yende tuyivugeho kugira ngo dusezere abantu cyangwa story iri ku mihanda tutari tuzi mbese nkawe story iri ku mihanda se ibigabi haryo ni igikobwa cyiza nabonye cy'amabuno cyaje mu muziki se gishya Dabijo kiri guhenera abafana Dabijo uriya ni Nicki Minaj wo mu Rwanda ijwi se miririmbire ko numvishe arutwa na Darimbogo nyine abantu bazamukundira imiterere ye ibyonyine ariko indirimbo wapi indirimbo ni zero ubwo no kuvuga ngo ntazibeshye ngasohore audio yonyine reka audio yonyine ntawayo waba umukobwa se shana wundi nabonye uri kuza mu muziki umushuti yanjye yitwa Jennifer urumva Jennifer umeze ute wowe umusista yitwa Jennifer ari kuza mu muziki sinze ari amazina ari gukoresha niba ari ngo Ori niba ari Ora ariko shana abonye abizi pe abashatse se tukabakoresha ikiganiro n'ubundi kuza hano kuri no channel akabitubwira neza umva azi kuririmba pe azi kuririmba njyewe ikaze umva ebana Dabijo se wamudushakiye Dabijo ntago aba ahari abari Jennifer ngomba kumuzana hano kuri wamubona Jennifer ngomba kumuzana hano akatubwira imigani migambi Dabijo buriya bafite abantu abagomba guhura nabo benshi kugira ngo bakubonere umwanya ushobora kumusaba guhura akakubonera nk'umwanya mu mwaka utaha ntago aba ari mu bagabo mutanyumva kuva yinjiye mu muziki ushobora gusanga bafitanye appointment n'abaproducer n'abadirector n'abaterankunga yajya kwa Isimbi Isimbi Nayira harya wa mu director w'umukobwa Isimbi Nayira baratuye hano ruguru tuzamutumira ariko nyeneye umukunzi ushaka umukunzi ndi ku isoko Kenny Solo akoze ubukwe muyango nakimenye iseko nta kintu bamatubwiye muyango nakimenye bariya bo rega bo basanzwe babana kandi noneho bamaze igihe batwika gusa ikintu nakibwira Kimenyi ashatse umugore w'umukozi pe sha Kimenyi afite amafaranga ese mamuzi ko menga afite akora amafaranga menshi aruta Kimenyi amatipa abona muri the web imodoka agendamo iruti ya Kimenyi nese Kimenyi niwe yayiguze arega Muyango ntabwo ushaka gushyira ukuri kose hanze Muyango akorera mu kabari keza ariko aze kubera icyo bisigaye mutinya kuvuga ariko Muyango azi gukora amafaranga azi gushaka amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko azi gushaka amafaranga mbese riripo mu buryo bwo gushaka amafaranga muri no Kigali twese ko dushaka amafaranga riripo reka mwibariza akantu gatoya ubu noneho uritega nka Prophet Joshua azamena amafaranga angana ate kuri Muyango na Kimenyi kandi ngo ni inshuti ni inshuti cyane kandi buranga nuko azabuta Prophet nyine wowe ugereranyije nk'amafaranga azabageraho ntabwo abonye aka video Prophet ari kumwe ibibazo mu Prophet usinda ndagabo uziko yasinda na nguvu nukuri nyamaze akitwara umuntu nk'inzoga na nzoga tamu riripo ngiye batera batontere story njyewe nakundanaga n'umukobwa urumva akambwira ngo njyewe ngo sinanga ngo nguvu mureke mbivuge ntabwo ndi kwamamaza ngo njyewe ngo sinanga nguvu nditahira nakoraga muri hoteli nahana igicupa cya tekira abazi tekira barabizi ko tekira n'ubundi ni nk'amazi isa nk'amazi nahana igicupa cya tekira ngo nguvu 3 nsukamo ngira mu rugo nabwo nishe naguguze tekira ndapfundura nubwo mbere ayinyweye kandi nashyizemo nguvu ndapfundura ndasuka ndamusokera ngo ngo ko tekira iryoha kandi nguvu amaze kuyisinda uzi inzoga unyweye nguvu hari abakobwa bigira aba VIP kandi ari utuntu turi aho ngaho twigize utuntu tu VIP
nibura nujya uvuga uti ngiye iki kintu sinakinywa niba uzabanza uragisogongere riripo ko wavuze ngo urashaka umukunzi ukari kuvuga ko bahata oya njye ndi gukebura n'ukuri none se umukunzi niba nyine umukunzi wanjye azaza kunyemera cyangwa nyiryaho ntabwo umukunzi wanjye nzamuha nguvu nzamuha ibyo akeneye kandi nabwo mbifite nese azambwira ngo kwa mutuburiye ngo tekera n'inguvu gashyiramo ngo azambwira ngo ngurira amarura kandi nanjye narayemo uzashyiramo amata n'abarage cyane ndafite amata bakemo na kawuganda wanjye gato ugusize mpfundikire azabyuka yahiye yabaye ikivurura gusa nk'uko babizi tuba dufite story buriya ufashe ikivuguto ugashyiramo na rikeri sibyakitwa ikivurura ubwo namba amurura nyine yahiye nyamara nzabigerageza nkoresha indero oya amata waba uyisha abanyisha ariko nawe ndi gukora test nese nta n'itegeko ryampa ntabadimo ndavumbura okay ako kanyuze muri reka dusozane kuri Ela TV Rwanda ndabwira ko ibiganiro byarakagaruka ku makuru hirya no hino cyane cyane ku byamamare no mu Rwanda kambabwire ngo nawe butaha ciao ndabakunda abashu urashaka umukunzi koko ashaka umugore